Yoke Savarayita haracyari Kimono Detox Presents niwe kugezaho neza cyane akarimo n'aka Katy Perry ikesere kakaba kanyuma twikomeze Chiyomango mwibuke neza aho twasoreje yoke akangaka reka kaba kanyuma rero dutangire igiswego cy'Chiyomango niyo tukirora cya Detox Presents yoke niwe kugezaho neza cyane 5 kwa 5 mayaka karirimbo ugenze mukanya ndaje rwose ndaje twikomereze okay basasa hakuno ati reka rwose irushanwa ry'imirwano ritangire aya basi reka turore iyi nigiye kuba yazana yo mu byapfa cyane nayo iraje ntuzayicikwa cyane Detox Presents sasa ahangaha hari abakire genzi ahangaha bashinze imirwano ahangaha igomba kurwanwa uko byagenda kose Alan Kane mukinnyi wemena muri iyo filime aya raka nayo iraje vuba nakubwiye iraje we coming soon aya ahangaha barahabwa baparika kuri Ivuride nta mikino aya ahangaha wabibonye sasa ahangaha ni ukwica cyangwa ukicwa rakabas killer to killed hey ni ukwica cyangwa ukicwa iraje vuba cyane aya uri bashyize hasi bagize hazangwa dizi yatajya usaba ati mwamaye rwose ibihembo byanjye momeri wade yanjye ibihembo se watsinzwe ibyo bibaho ibihembo watsinzwe ari umuhembwa yatsinzwe yewe ja bakaye indwano ziracyakomeje kuri n'abasore nindwanyisha abasore nindwanya ahangaha bari kurwanira ibihembo ntazi ngo ni ibihe dore Alan Kane niyo mukinnyi w'imena igiki rwose kiri gufekenya icyo kiri gufekenya byageze rero mwagiye ku ruhande mwabajenye